njyewe Yaka niwe bari kumwe umwe ashobora buretse ngumwe umwe ashobora kubura ubuzima umwe ashobora gupfa undi akajya muri gereza kuko ntabwo umbwira ngo nkusanze nawe urubatse sibyo ibi turabivuga mukabigira nkaho ari ibintu byoroshye ni ibintu bisanzwe ariko byari byanaraye kuko ejo bundi nabonye byarahetse matoro babaguriye barayibaguriye cyangwa barayiguriye amabasi n'uyu nguyu yaguze muye yakoreye amashuka bwa mbere yakayabanje arayanywera oyas ariko se wewe buretse ukantu nkibarize ngo ko mbona ngari matoro yanyirenga amashuka ngo turayakura he uyu yaje arabikubwira Yaka niko ari kumubaza kandi yarayanywera Lilane amashuka waguze werekanye hano kuri Arimbati yagiye he kuko mperuka yakamwana kubwira ati ayo mashuka yampereze nyavana ku nganji ndashaka kuyakura ku nganji yagiye he ko nayamuhaye ngo yabike ntago mbizo wasa wenda cyakora amahero nuko kamera itarite nari mfite ubwa bukuntu tugiye guseba kandi bagabo kandi ikindi ikosa bakoze epic nari nzi karaza wenyine yazanye nabo yari kuza content creators nabo yigize abinsaba iryo ni ikosa none se wamukora tuzakwarika iryo ni ikosa mwana twagusabye iryo ni ikosa bibera mu rugo rwaje nakunoba n'amatera twase tuvuze yakasiza avuze ko matera ari yiye yanyesheje oya yidakara yase yabivuze ibyo nta kibazo Heka kayijyana ntazavura yavuga ngo matoro mu amashuka yagiye ari gutsimba ariko ibintu byakura bitsimbamiye kubitsimba akabitsimbura nta kibazo byabyishimo ni wavuze ko ibisazi birutanwa ubigira inyaga akabigira isiha What's up, Kigali, Rwanda? Call me, the teacher in the city, the vibe and the fiesta, the read and the jungle, the dream and the struggle, the sick and the story. Nyite rutikanga, rutijanda, rwema w'intwari, mbarushimana. Nje ndi shongore bari mu nkotanwa ngo rutikurashogwa mu kabanza banyita umuhungu muhanga ku muheto nahize n'abato ariko iteka iyo mpuye n'abanyarwanda turahuza mbere yuko dutangira mbanza kurangira ko muri filize foto image ni buri gutegura ibirori ubukwe anniversaire gutera ivi cyangwa se ufite inama nta handi wabariza uretse muri filize studio bakorera ikaguneza kuri rompoe ku muhanda werekeza kuri gare y'Ibatsinda bahamagara kuri 088332 188 filize foto image bagira bati ibirori bifotowe neza bizera gusaza ndetse no kwibagirana kuri kamera za Arimba TV hari umugeni hari umugeni ugaragiwe ntago ndarangiza hari umugeni ugaragiwe agaragiwe na Amanda twaratuna mwambariye Munese nabizi ko twagiye gusasa ama utagiye kuvuga ngo no ugaragara ntago twaraye ijoro tukabura na moto tukaza n'ivumbi ryaturetse tuvuye gusasa ariko mana ubu rero muramwaritse bajya na komanda ngira umu n'indaranye ubutumwa pe ubu narinzi ko tukayoba twayobye nta moto zari harano uzajya hataha mada izishinga manono wambaye ujya uzambara ugeze hano n'ubundi manya yashaka n'igipanga ataha ubwacyo kiracusha yonyine kumanuka guki nuko wakuye uzajya asubiranye rero cyandi karusha mbega rwa mbere rwari rurimo kakajwe ubu rutangijwe na epic nakurusenya ubu ruzajya kuri epic ariko ntabwo ntakeza ka ntakeza ka urugo rwa mbere mwarushinje kakajwe none rutangiye se narwo rugiye gusenya makuru butuvugana kwa muzehe bahiza ubarizwa bose bajyayo hari umunyamakuru ugeze ujya kubagura ibikoresho ugira gute oya umuntu bigura n'umwe oya ariko nanjye bira bintu ndaza kubica dore ndise nyine kuhagera kuno kwagera urajya kubica uzavuga ibihari ariko bavuze ngo mwayikoresheje ariko iriya niwe siri mu cyumba ni iki kirimo babwire bahafunga ahantu hashobora kuzazamo ibipusi kariya ejo harimo umwenge hejuru mu nzu se akantu yashyize yavarisi yiwe ahubwo se kariya kantu nakavuga iki hariya nabona ko ari dushe na toilette kuki batayibakora iriya nzu buriya ifite dushe na toilette bari batangiye kuyikora muyibemo amezi babahaye se n'ubundi barayarenza bari batangiye kuyikora kuyikora wasaba ubushobozi bwarabuze mukamvira mu nzu
mukagenda mugashaka ariko ngo akiza bari kunkumuye yakagira ngo ngiye kuri muntu maze kurangwa ngo meze gute ngo twavuganaga meze gute ngo rero ntabwo twashoboka ngo ntabwo yashyize ubundi bahuzwa n'iki koko ese umugore nyir'ibyondo nawe ngo inzoga njye ntabwo mbizi nimba nk'inzoga kandi ikindi uyu mumama ntabwo aba muri social media mujye umukecuru ameze gutya uri kumva noneho yakaba yinjira bati reka yakubundi yavuze ngo munsubize amafaranga nyina yandi ndi bubahe uri kumva yajya kuvuga gutyo twagezeyo tugiye kwari ku mugeni niba ari ukumwaramisha ngiye kumurongoza uretse se tugezeyo yari yazamutse agiye gusasa ku bikoresho byose barabiguze epike rero ariko byari byanaraye kuko ejo bundi nabonye byaraye se matoro babaguriye barayibaguriye cyangwa barayiguriye amabasi n'uyu nguyu yaguze mu ye yakoreye amashuka bwa mbere yakayabanje arayanywera oya se ariko se wewe uretse akantu nkibarize ngo ko mbona ngari matoro yanyirenga amashuka ngo turayakura he uyu yaje arabikubwira Yaka niko ari kumubaza kandi yarayanywera Lilane amashuka waguze werekanye hano kuri Arimbati yagiye he kuko mperuka yakamwana akubwira ati ayo mashuka yamereze nyavana ku nganji ndashaka kuyakura ku nganji yagiye he ko nayamuhaye ngo yabike ntago mbizi wasa wenda cyakora amahero nuko kamera itarite nari mfite ubwabo ukuntu tugiye guseba we twari twagezeyo uyu nguyu dusanga agiye ku muhanda guhaha agiye guhaha mu nzu matera ntirageramo nta safuri irimo nta basi irimo yewe niyo varisi ntiraza arahaha araza aratereka ati se urateka muki ajya kuzana ibintu aho yabibikije azana matera amasafuriya amabasi na yavarizi n'imyenda ya Yaka iri mu gafuka imyenda ya Yaka yo mu gafuka niyo Yaka yararagaho hano yari yarabibikije ari amashuka noneho nyiri ibyo ndatihoya ntimwinjira mu nzu ati ntago munyinjira mu nzu ati murabanza mume twavuganye ko nzakoresha inzugi nkatera n'irange mwishyuye amezi 2 kwa mu nyandiko harimo ko ari amezi 2 n'igice kugira nzabone ko nkoresha bibura reka rero uyu ngo ahakore kuri Yaka ubwo Yaka yaratarahagera yarakiri kuri Exirage akimukoraho rero kuri telefone yakaragira ati umva nkubwire niba bidashoboka nsubiza amafaranga yanjye ati muyansubize nese ubundi bishyuye amezi 2 inzu 60 barabatanze 120 bishyuye amezi 2 mu nyandiko harimo amezi 2 n'igice kugira babakorera inzu ayandi baza igice bari kukiba binjiye mu nzu ubwo igice byari 30 yego nibyo ndati ntibishoboka no mu marine ntabwo bishoboka ati mufundi nawe araje sibarinze guterateranya wa muhungu wa Epic se wabahaye 10 ayiwe data we yava ati ni muringu ngira ubwoba yakayumvise baryishyuye ati ndaje yakayumvisha bishyuye 10 byari babaradinze habura 10 buriya ubwo barabamaze kubona 20 habura 10 kugira ngo cya gice nacyo kiboneke oya nimukavuga ngo Epic niyo wayishyuye yayakugurije no nago yayangurije nayo yarandimo nayo yarandi kujyamo amadeni nayo agenda yesheje tuzamuka tarakwishyura no yego kwishyura 10 biharira nese umva yaramurya ariko bivuze ngo icyo ntabwo yanyishyuriye ujya uvuga ibintu neza mimba umuntu bata kuri ya mafaranga yanjye yishyura none se nkubaze yanyishyuriye cyangwa yafashe amafaranga yanjye yarandimo ari none se ubwo yanyishyuriye ariko ntabwo yamwishyuriye nibyo niba wenda ari akazi yari yakoze atari akamuhembeye akayamuha kugira ngo yishyure kujyata yanyishyura ikiganiro cy'ubuntu yahita amwishyura ikiganiro yakoreye hano cya 5 bindi byari kuvuga ko yari bifite aho byari ko Yakara amaze kukubwira ngo ndasha nga nsubiza amafaranga yanjye nzego yahisamo yarangiye gutera imirimo imvuga ngo ibi birayi uko ko ngiye gutaha namusubiza amafaranga yabirashye uje gutaha uteke nyine naguta mbimugura nka 5 nkajya kubiteka yari kubigoza ariko nawe rero ngaho nyumvira ariko mbega inshuti ufite mana mwavuze cyane mwavuze sindagera mu ngo zanyu sibyo ukuntu ibintu bimeze uzi ukuntu byari kugenda ntabwo nagutuma mimba bateye kamera nibyo mwabonye byari ngombwa ko mubivuga hano bishizeho umucyo bivuze ngo umuntu wese uzongera kuza atamvugishije ntabwo muzaza
uko mwabitsa ubuzima bw'abari abagabo kandi ikindi ikosa bakoze Epic nayo nzi karaza wenyine yazanye nabo yari kuza abanyafite content creators nabo yigize abinsaba iryo ni ikosa none se wamukora tuzakwarika iryo ni ikosa mwana twaguhambura iryo ni ikosa bibera mu rugo rwaje nakunoba n'amatera twase tuvuze yakasiza avuze ko matera ari iyi yanyesheje oya yidakara yase yabivuze ibyo nta kibazo heka mfite kayijyana uyu ntazavura yavugomba ngo matara mu Amashuka yagiye ari gutsimba ariko ibintu byakura bitsimbamo kubitsimba akabitsimbura nta kibazo byabyishimo niwavuze ko ibisazi birutanwa ubigira inyaga akabigira isiha uratubana amafaranga iyo utamubwiye yakubwiye akantu yakubwiye ati mubwire yuko twabirangije twishyuye muhita mubaradinga yakahitaze buriya ari amafaranga ubu Yaka ntabwo ari kuyishyura ahubwo ari kuzagahita amenamo birahure byose ubundi yakagahita agenda yego bakabimwishyuza none se Lilane ibirahure by'undi uriya afite igipapuro cy'ubusazi yagikoye Yaka n'umusazi ko niba yicara akavuga ko yanyweye inzoga kujya mu mujyane muri Amerika mujyana indera yari umusazi none se ntabwo bamujyana ku bw'icyuma hanyuma zo kujyana n'ibirahure by'abandi akagenda bamugiye ngo yamena ibirahure by'abandi ngo nuko ari umusazi akagenda none nimba umuntu agaragara icyangombwa uyu mukobwa rero izina afite uyu nawe ni umusazi kugira ngo yumve ikiri imbere oya ndimo kubyumva ndabyumva akabirwana uburare ugasanga turi ibigoryi byo kuba tutarebye uko bimeze aho no kuvuga ati muri mwebwe mwahageze mube maso wenda nabonye nanjye bitameze neza kandi nabwo ndi kurwinjiramo uri kumva karihenura kakihenaga kakigira yagiye haha niba hari ikiro cy'ibirayi yakaraza mbwa ati ibyo ntabwo byaduhaza je nabireba ati yanavuze ati ngiye ibiryo ntago ndabiriki yavuze ati ibiryo nge ntago nabiriki yaje akakongera amafaranga yakongereye natwe muze ko migihe cyanjye mvuga kuko ndabona mwese babiri ikibazo nibaza ko numva utangiye kwirukana abashyitsi mu rugo ukiri umugeni umva nyine umva ikibazo kiri nimba Epic yazamutse atambwiye sibyo yagomba kuba ari hano ntabwo twigira tubivuga ngo wallahi araza kamera bikubaze kandi urabisubiza cyane rwose nzanamusubiza noneho mukandi kanya kagihakana nubona nubwo muvuga ngo ndibihwahwanya mwawanya ikintu nzi neza ko ari cyo kandi nacyumvise ari nacyo ariko ejo avuga ikintu none Epic akubwira ngo ndazamutse yaramamagara arambwira ngo ndazamutse yavuze kuri Yaka ariko hano turavuga ko yagiye yinyanya yagiye n'ukuri kw'Imana yazamutse barambwira ngo turi iwawe Yakase umwana nabyaye so bahaye karibu so abashinga bihaye karibu mu rugo aho bigeze bihaye karibu mu rugo urumva amakosa aho yabereye nta munyamakuru nahamagaye umva Epic Media mbivugiye kuri Arimba ntabwo nigeze muhamagara yari kumumagara kambira ati umva hoya yari kumumagara kambira ati ririya uri mu rugo ko tugiye kuzamuka kandi araje mukora nabyo yigize ambwira none se amafaranga uvuga yakwishyuriye ntabwo nari mbizi we yavuye hano mubwiye ngo se kutatwishyura arambwira ati ndagenda mite ngaruka navuye hano ataragaruka uri kumva we mukumamagara yamamagaye ari mu rugo nyine yageze yari kumamagara yari kumamagara kambira ngo twageze aramamagara ngo riri ngo none se nguri munzu ngo yanenge hano ku muhanda ngo ndaje ngo mwahageze se yavuga ngo twageze nta gahunda arahabye none se ko nkubwiza ukuri we ko cyatambwiye akijya kuzamuka mimba kubera cyatamamagara ambwira ati uri mu rugo kandi mwari mumaze kuvugana yuko aje ako se mana yanjye mwari mumaze kuvugana yuko aje yari kongera guhamagara kubaza aracabiranye ufata abantu kaba erega nubwo turi babi wahwanya duhwanya oya hari muhahanya ngo nimwumvishe Epic ajya kumamagara yazamutse haza yagombaga kuzamuka kambaza ati Lilane ko bamubajije ati bibaza mbikore nk'umugore noneho murebe ibintu bigiye guhinduka Lilane baramubajije ngo bibaye ngombwa kuri ibintu ubona ko ari ababibaguriye bibaye ngombwa ko mutandukana Diane yaravuze ati twagabana buri kimwe cyose Yaka tubimubwiyeho ati se ko Diane yavuze gutya mwebwe bibaye ngombwa ko mutandukana ati mwagabana byose ira amatora n'amafaranga ya Yakariho na amafaranga ya Yakari
yakayavuze ngo yabwira ngo sature ngo matera ni yanjye narayiguriye ariko kuri murabizi ko atari ukuri nese matera aguzwe nawe umvira amatora ni n'umudesipora waduteye igiceri cya Yaka kiriho ngo gukinana none ubwo matera ni yande ubwo ni matera twese muzasubiza abateye inkunga se nese muzayifata mu isature kubera iki se bateye inkunga yakase cyangwa bateye inkunga wowe ntago tubizi umva ngo bwira ahubwo ama Diana we yari n'umudesipora waduteye inkunga Diana yarivugiye kandi ntago twifuza yari amatera aguzwe angahe yaguzwe 80,000 80,000 ese ko babahenze oya barabahenze wowe uracuruza barabahenze wowe uracuruza yego ni byaterwa naho yaguriwe n'isoko yaguriwe none se rero reka nkubwire mwana ko ndeba se nawe ufite gahunda nkaho uzi neza ko mugiye gutandukana kugira ngo amatera tuyitsinda umugabo ngo akomere ahangane n'ibyo arimo we rero ahubwo arajwajwata agashaka ngo urabona watsindiye iminwa yanjye wanjye n'uwakiriho uratuza tukavuga ndongera nyisubiremo mwavuye hano mwese mutamvugishije indavugisha turabatumirwa aho umunyamakuru abwiye ngo njyewe njyayo amakosa yabereye kimwe no kubaka kanya wambwira ngo tugende mu butembe washiduka ungejeje iwanjye ariko ngiye kibazo yamamaga umva epic kuntu yamamaga yarambaza nguri hehe namubwira ati ngiye nigire kwihahira arambwira ngo ni nakure rwose nishasizana arambwira ngo ko turi iwawe we uri hehe urumva wakora iki se wabwira ngo abantu ngo ndaje umva nkubwire ubasha bundi esha bundi uzahamagara cameraman tugwena musatu n'amatora tuyigabana hari ikibazo n'ubu nabwo tuzabaza ese bura ko ari kwicuza etike ari kwicuza tiyote oya ntago ndi kwicuza bari banze ko yese umuntu atatanze ziratara aha wamugaye yaza kuba hari Yaka nawe yaramaze gufata umwanzuro ngo bamusubize amafaranga ye ari kuburije kandi Yaka none afite n'umujinya yakafite umujinya amazi iminsi 3 yiruka kuri iriya nzu ngo muyigemo simwari kurarana mejo bundi ya bikarangira bipfuye inzu batarayitunganya Yakakaraka akajya kurara muri rogi kuri uyu munsi wagiye yararanye n'umusazi urabizi neza noneho ikindi kintu kinababaje iyo nzu ntiyayirayemo noneho n'iryo joro nabwo wagiyemo yakadahari yari yibereye mu kazi yibereye wenda no ku gacupa yaje kubera ko yumvishe ko Epic hari ubundi Epic niwe wanamubwiye ngo ibibazo byarangiye by'amafaranga bivuze ngo iyo bataza nta nubwo yakayiri gutahana none ntabwo ari yagataha cyangwa kabisa turi kumubwira nyamabanda aricara akavuga ati ubundi abiza ari wawe ukamugira umusazi waza hano ukatugira umusazi twahigereye wowe uburagira ngo ikintu nze neza ko mimba mvuze ngo ubundi abiza ari iwanjye naba mbizi ko atari hari biriya bintu byo kweza amafaranga yakangwa ajya kwishyura indangamirwa ifata wigira neza ejo n'ejo bundi nanagusiga wabona undi mugabo utari uri kumva nawe amafaranga ugiye gukora hano jya uyabika uyazigame ejo n'ejo bundi natwara amatera kuri yawe njye gwanira ibintu wakabyara we ntabwo naje ko bakangwanira ibintu nuko imbeba yayiriye nawe yakise kuko nuko ari ngombwa nawe bazazi baye barebe Kibingo ikintu cyane cyakujyanye byari kujya kurebuzwa ibintu by'abandi mu nzu y'abandi kari nk'ibyo byose Lilane ariko Kibingo zakantu yakoze kansekeje badushyikije muri salo Kibingo 0 minute mu cyumba yari yagezeho yazanye tuba turi mu kazi uri umugore turi mu kazi nawe usanze umunyamakuru n'abantu bose bazamutse ku kazi hari ubu se Lilane cyangwa akazi ukora nagukaza ubu si wajya sano hafi uzi kubaga kandi hari n'umuntu wakugenda kuri umusitari oya njyewe batabatumiye nibazi wanjye bivuze ngo nyine none si ngo njyewe umunyamakuru yakwifata ngo aje iwanjye nihenure ku banyamakuru azaza oya ntago niheneye ku banyamakuru ariko nanone gufata kamera mukazamuka ukamamagara ngo ndi iwawe kuko udahari ngo aza kubaza uri wenyine wakora ibyo bizagende bite wakora iki bino bintu nakubishiramo cyo kabati na kamera nshaka mutera wari kubyema ariko yego rata uba wavuze uti rero muraje nibyo ariko nta kamera nshaka mutera kamera byamaze ute kuko sibyo ko mubarira inkuru neza byagenze ute nababwiye ngo iki nababwiye ngo byagenze bite waje nyirisa aravuga ati ntago mwinjira muri iyi nzu mutanyisha amafaranga aratangira arahogo amafaranga arishyurwa uyu ko yahamagara Yaka yakubwira ati nibagusubiza amafaranga yanjye n'ubwenzu nzayibamo uri kunyumva urangije uvuga inkuru neza utigera ufishiramo ikinyoma kuko nanga ikinyoma buri umva arakubaza ngaseririya ngo amafaranga na make ufite
ntayo yari yashize ngo amafaranga yose ngo yamaye ngo nayahashije ngo none ngo biragenda ute utangira nyine kwa kundi kuvugira mu yamuhaye cyangwa yari afite yahashije arashira ngo amafaranga yarafite ngo nayahashije arashira turakomeza turicara turaceceka aho nyirinzu aragaragaza imbere gase ngo ko bitafata umwanzuro ngo biragenda ute epika avuga ati jewe ndaje nyakwishyura arakubaza ngo rero ngo ngiye kumuhereza ngo 10 ngo si umugore amwati njewe ari ingurize inzu yanjye muyibamo amezi mwinshi yabiri mwigendere okay ubwo yakabara mwamagaye uri kumva yakabara mwamagaye oya kandi nana oya bazaba nadashira muzamubonye inkuru zo gucuruza sibyo oya bazi uzi ikintu kizaba ariko ikintu kizaba content tugomba kumenya ko ariko nanone ariko mwaretse gutega abantu iminsi umuntu uzazamuka nongeye mbivugiye hano ukumva uramamagaye ngo ndi hano mu rugo oya wapi tuba dufite nimero mufite nimero zacu mujya muduhamagara umenye ngo ibaze umuntu araguhamagara uri ko ndi mu rugo iwawe uri he wakora iki wowe ufite uburenganzira bwo kumubwira aho uri cyangwa kutamubwira none ariko ngo twabyumvikanye kujya kubyumva ariko akuri mugeni ko ndiba afite imbaraga kera njyewe narinzi ko umuntu yabaga yarongowe yabaga afite utuntu tw'amasoni yimwenye yitonze ko ndeba kabisa biragaragaye ko mwabyigishije Lilane nta gitenge afite cyo bageni turamuga ati nk'umuntu warongowe abantu wifunze ko bayiwirirwemo kuva saa 6 kugeza isaha nta gitenge basi ufite rero none se ariko yaratararongorwa oya yaratararongorwa wakarongowe mbere yuko avuga ngo yasanze nifunze ikoboyi wansanze mu rugo ako mwajya muvuga inkuru neza kwarinze gutasaye ucyambaye kobaye na yakambaye kobaye uri umugeni none se wagira ngo bigende bite utandukanyiriza ye natwe nese wagira ngo bigende bite nawe nese igitenge ko cyambara kubera ko yarongowe yarakirimo kwitunganya ngo bajye kuro ahubwo reka tumubaze ugeze mu rugo wambaye kobaye nanjye nambaye kobaye naje mu kazi uyu mwana hari imyenda y'abageni bambara ibiriro mwana ariko yakasanzwe ukiri mutoya afunze ipantaro deshira cyafunze ntabwo byari Data Amanda mureke twibarize ibyo izo nkuru mureka tuzireke rwose mureka tuzireke bazivuga neza ari cyo nta kintu na kimwe usigaje uvuga kubera iki atrista siteri kubera iki se yabavu yanze se reka wapipe twese turi kwihatira ibirayi n'inyanya mu kiganiro siteri Yaka yaje abari ibirayi abara n'inyanya n'udushimba urugo ko rutangiye nabira ahita bango ngiye ngo turyo sinanaturya nabatangira se sibyo kwipasa muremure n'abantu batangira bakaburara batangira umuryango se wajya muri n'abastari ko tuba twiriwe reka nkubwire mujye mwihesha agaciro urumva mujye mwihesha agaciro muri abastari ntimugajye mwikoza isoni wabutangira ukanaburara bya birabirana nabibonye biranambabaza kwe amafaranga mukora kari menshi wagiraga ngo dukore sitoke aribwo turi kwibuka tutazi nimba uriya mu mama yanarangije no kugira ibirayi bitanu babibaza mbona n'ibirayi bitanu byari ibirayi 24 njyewe narinzi ko byibuza niba mwagombye ko mwaguze nk'ikiro cy'inyama urumva bivamo ibiro hafi bindi n'uduto ibirayi binini byari icye reka nyamabonda basuzugura nabibaze yakayabaza cyangwa yakayambwiye ngo kiringo mbarira ibyo birayi ko bingana dusanga ni 24 reka nyamabonda batuke ni mu gihe ibirayi bitanu byibuza harabagomba kuba mwaguze inkoko none se kiwi ikiro cy'inyama amakara n'ay'igihumbi yaguze nanangwa hagati y'umugore rero urabizi ko yafatishije imbabura nananga ndonga ibirayi ndabikatangiye kubiteka abatangiye kuntegeka ngo murabana amakara mwatekesha ku nari menshi ngo batira kabura gato katamara amakara yahisemo inshingano ntiyamenya ko ndi umushyitsi ntiyamenya ko ari umugeni yasanze twacanye imbabura twujuje rero ngo ko mbona muri gutangira ngo kumara ibintu ngo amakara mwakizongwa ngana cyane gose muragira ko imbabura mwayujuje ngo bakora ibintu hariko se nose ikibazo kiri he
Ikibazo kiri he? Kiri he? Ariko abantu b'abastari. Abasitari se. Mufite abafana, mufite abakunzi. Ngera kubona ngo runaka arashatse. Mu rugo hinjiye ikiro cy'ibirayi. N'agafuka none mbabona kuri mwayishota. Uzikagira ngo nabashiti twari tubizi ko muri buze kuza ngiye njya guhahana hahiye ngewe na Yakagusa. Umugabo wawe ntago ari igisabo utazazana ubugona kwa Yaka. Nyine reka mubwire. Azajya sora n'isafuriya tubirire cyane gose. Burya muzaza. Ariko ngiye njya guhahana hahiye abantu babiri. Noneho mubigize nkaho mwambwira ati tugiye kose mwakabonye abashyitsi ufite amafaranga make. Ukuntu uzajya ubigenza yawe yaranje ugende wongorera umugabo ati ko nari mfite anga bitari buvemo. Ngerera ntago ngo bibe mu ruhame mu. Rero twebwe nibwo twari twinjiye cyane ko nasanze ari mwebwe mwinjiye mbere. Sibyo? Ese bagutanze mu rugo? Cyane gose. Umusaza ari we bahaye imfunguzo bagatinga. Kuko imfunguzo none se bagiraga ngo nkora iki? Muri kamera twatangiye turi babiri nge na Kiwingo. Uyu yari hanze ari gushyashyana niyo mpamvu adushyizemo ngo twinjiye mbere. Tunateye kamera. None kamera ntabwo yagiye kurega pike ko yaguteye igakora ibiganiro udahari. Oya, twari duhari. Ariko nanone ratambwiza ukuri. Yego. Bino bintu ndimo ndabishiraho umucyo. Bamamagaye bambwira ngo uri hehe kuri mu rugo? Kutari mu rugo kandi turi iwawe. Wari ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo ntago mukorera hano se. Twaguriza we. Shaka kamera mu rugo iwanjye. Oya, ibyo nta kibazo. Noneho nukuntu muvuga ngo narari gusubira kongera guhaha. Uri kumva? Ngo nari gusubira kongera guhaha. Kandi narinze kubareba. Nje kubakingurira, uri kumva? Ariko nta kibazo. Ese muri yanze ifite ibyuma bigaye. Yako nabonye karunze gutya. Hari umva umuhanda rwarabaye twamanutse n'amaguru bakakwishyura. Mujya kuza se nababwiye ngo ndabategera ubundi. Mujya kuza nababwiye ngo ndabategera. Urugendo twakoze twaguhesheje akazi. Mwebwe ntabwo babishyuye. Mwakoreye ubundi. None surarizwa ni. Twahashe ibirayi. Niba babishyuye nawe bakakwishyura urarizwa ni ikira. Ariko abageni b'iki gihe umugeni w'iki gihe uza gusasa bakanamuhemba. Ahubwo ngiye ikibazo nibaze ukuntu mwahataga mwicaye kuri ya matera. Hariya niho mu cyumba se. Nibanje mwahataga mwicaye kuri matera. Hariya niho mu cyumba. Kiwingo avuga byose shaka. Kiwingo ratanyibwire. Kiwi nyibwire. Neza ko bamuserereje arangiye azana ibintu ngo yimatera maraka ngo ishashi nimuyikureho. Ubwo ngo ejo ngo mu gitondo iraba yatose. Oyas. Yakaragiye guhita bivamo. Yavuga ati kiwacecetse kuko mwabwe yakakana kuburira. Yahita byara kuburira se. Narinzi ngo Lilane n'unyara kuburira. Reka azajyara umugabo. Ako kantu tonde nitonde se je ngo witonde ibyo ntago bari sawa risabya aravuzwe n'umugore batandukanye inde wabivuze dusabe se cyane abyuze hago mbizi ibyo dusabe ne wavuze ko yakanyara bivuga duhari yakarika yizima imbanyara kuburira kandi umugore uko yavuze ko asanze ari abiri oya niyo na umva ntikireho umucyo ariko uduha umucyo sibye kuba umuntu yamenyera agakabya akajya akora anameze kuri ntabwo yagombaga kuza wimokaho kuko sinjye wabivuze niba batandukanye kuri mu kazi se moka n'ubundi bajya bavuga ibigoranye umbwira nta cyiza nababonyeho ibya mbere cyo ntacyo pe uri nyuma yahikiza ko nazagufasha kukamana sawa rero n'ubundi wubatse ntabwo tubatse ntabwo tuje kugusenya twe tuje kukuwarika mu rugo muri abantu baritse rwose biragaragara mwari muje kwarika cyangwa mwari muje kureba ibintu byose ABCD kandi tuzazanamo n'ibindi kandi mwari muje kwarika oya n'ibindi mwari muje kwirebera ukuri guhara mwari muje kwirebera ubu nkanjye nimfata nyizanira we wari uje kwirebera ibyo ushaka kwirebera ariko hari anakwarika kwari kuri kubana nuza n'ubuturi tuzarugendamo ubuturi bw'icyo ariko tujya tunahanywera koko cyane rwose muzaza rimwe kabiri gatatu ariko nta muntu uzaza mutabimbwiye nta muntu uzaza mutabimbwiye umva rata mbibariza rata Liliane niba kureka igihe baguhereye niba kureka nawe igihe cyawe cyanyitwaragiye rata Liliane nuko rero warongowe byanyabyo se warongowe kwibwira ubundi ako ngako abazi ko umunyamakuru ari kumubaza cyangwa abazi rata reka nkwibarize wavuzemo imba igihe wavugiye wakabyaro nturarangiza uri mu rugo rushyashya uri mu rugo rushyashya ni mu makanya nganira n'umugeni ni mu makanya nganira n'umugeni arimba ntukagirye nta kintu yabonye no mugeni yareka niganira n'umugeni nta kintu yabonye yaje yinaniriwe ubuse Yaka yaburaye reba no mu maso akomana urasa neza umva rwose ariko cyakora ikintu nkubujije izi nkweto zihagaze utazaza
mushaka ko mwese mubatera igere uru rukweto izi nkweto zanamye jya uzambara ugeze uzana urukweto izindi muhari ari bumanukane muri ya manga ako se impamvu yazanye inkweto ubushize n'izari zimuciye nibura ubizi izi nkweto ndende ariko Amanda bivugwa ko Lilane umuhiga ubushize ari umwambikiye ubusa muhiga njye ndi umuhige ni nyamase muhiga ni ibintu umuntu akora ugahita ubona oya uyu mugore ntacyo antwaye nanjye ntacyo mutwaye hano turi kuvuga ibyaraye bibaye ngira ikintu mweditingiyemo waje kwarika cyangwa waje kuba ari byo ubona mu rugo rw'abantu kandi nanjye uzamvu nanjye uzazi wanyu biba biri kuri social media kandi natwe ducuruza umunwa n'abasaza umugabo baraza bakisubiranamo mu kazi ariko ntabwo mwari muje musura nta rukundo rwari rubazanye ra oya ntago namukunda basa reviews ari kumva ko nagiye kubwaka ariko se nagiye kumusura nta kamera iriho ariko biranakazi naringiye hariya wari ugiye mu kazi Yarana nigiye mu kazi nje nzamusura umva kiwingo hariya wari ugiye mu kazi twe tugiye mu kazi yewe ndababonye ntimumbonye cyane gose nose tubibonye ndababonye ntimumbonye sasa huyu duhembwe dute ndababonye byanagize ngo njye nabonye muri guhata ibirayi umva rataririya njye nabonye bari guhata ibirayi mbabona muri bwo kumufasha nkagira ngo ni urukundo rwo kumufasha wenda ngo umugeni arongorwe neza ariko buretse navuye kubihata kwa ngeragize ngo ni urukundo ni ubuvandimwe navuga nti aba bantu barimo kumufasha baragira ngo aze kurongorwa neza yakaza gutaha avuye mu kazi abona akabaraga wayashare uri abanyamakuru nabo baradukunda bakadusho urakuze ngo tugende uri muri kuba amakuru uyarabye ngo tujye gushaka ya ariko nazi icyo ngiye nashakaga yari amakuru nangeje ngomba kugira nkeberaho kandi cyagiye nabasiganye mugenda bomenya twagiye turamushaka tubona n'umugenera none ari kukwihenura yihenura hiki umva twakugirira uzi inama twagiriye uyu mugore twamubwiye ati amezi 2 nashira muri ariko abanyarwanda mikoro nivugiye twamubwiye ngo reka ndekwe inama iraka twamubwiye ngo amezi 2 nashira yakura bizi ko ibirindiro byari Sodoma hari abantu bahatuye uzashaka inzu Sodoma nubundi mwirwa mwirukankana mukora akazi kamwe mwegerane mujye muvaho mwagiye gukorera nubundi mutaha Sodoma anywera icupa bugufi ahita ataha mu rugo adataha muri za ndangamirwa bimurinde kurara mu gasozi bizamurinda kurara mu gasozi kuko atuyu akajya kurara Sodoma kuki umwana yakunaniye umwimura ku kigo ukajya gutura aho wamujyanye umwana ubwo ntaba kwimuye none se kuki yatakimuka ngo asanga umugabo we ari mu birindiro nawe yibuke rero ajye gutura mu ndangamirwa arajya kuri ra musozi kwihanika undi yirariye hano ibishanga bari kumukora mu bituza yumva oderi ya Sodoma uyazamubona yiyushya kuye ariko mana yanjye watabaye Lilane kwe watabaye Lilane kwe tugana ku musozo amakuru ya nijoro y'umugeni waraye twaritse turakwaritse ariko pe turanagusonze njyewe rero nagira ngo nibarize Lilane ko waraye urongowe ubu wabwiye ababyeyi ko warongowe ese kutabivuge njye niyo kintu nashaka kubera ko ubundi muntu buretse itonde abantu bo mu cyaro abantu badukurikiye bari mu cyaro iyo umuntu yarongowe akarongorwa binyuranyije mbese hadakozwe ubukwe hari inzoga ziza mu gitondo cyangwa zikaza hashize icyumweru izo bazita umubyutsa bazita gukira umubyutsa rugamba ariko bazita abantu bo mu cyaro barabyareka muri comment abantu badukurikira barari bazita gukira inzoga ziza hashize nk'icyumweru umukobwa arongowe ariko yarongowe mu buryo butazwi bize gusura umugeni umubyutsa ki Azuzi nawe. Bazita umubyutsa. Izo nzoga, oya abantu badukurikiye babyandika muri comment. Ako mama bapambe buriya ntaga zizira. Inzoga ziza zije gusura umukobwa zije kuraho umukobwa yagiye. Yaranashatse. No gutwikurura. Iyo oya, iyo batwikurura iyo umukobwa yarongowe yakoze ubukwe. Yakoze ubukwe yaba arasabye bagakwa bizo batwikuru. None rero iyo warongowe rero urumva ukarongorwa wishingiye iwanyu baza kureba umukobwa yagiye urumva hoye nagwaza ukanya hashize icyumweru gishize ariko umukobwa hamagara iwabo akababwira yuko yagize gute atakira umukobwa yarongowe ndagira ngo nibarize Lilane wahamagaye Nyagatare wababwiye ko iri joro warayirongoye babonye umukwe
ikintu ntabwo nakibabwiye ko nababwiye ko yakari uzivuganira na mama we turavugana ariko yarambwiye ngo ngiye nzihamagarira mama wawe Yaka niwe kubuye akazihamagara mama wawe none se yampamagaye nadusabaje bundi yatwibwiriye ngo Yaka yari umunsi wa tugiye kujya mu rugo uwo munsi turi bugende Yaka niyabonetse kuva babana ngo bari babipanze bamaze igihe babipanga bari bujye mu rugo Yaka niyaraye mu rugo maze n'iminsi ngenga atarataha reka da kandi bateguye ibirori wabo ngo ngewe byashyushye ndinde se bazazana ubu umugabo ngewe none ndinde uyu nguyu aha none se ntabwo ako kantu rero niko kanteye ikibazo ko dusaba avuga ati genda ushake dore nanjye narashatse nako ntagize nananiwe ukavuga uti ngiye nzabishobora nta rugo rwubakwa n'urundi ukavugarutse ukavuga ati ngewe ndinde niba byarananiwe kwa dusaba ngewe ndinde ubwo nawe ntibyaba bigaragaye ko nawe nta kintu kirimo nta kimurimo urugo nirubaho ruzabaho kuko Imana ishaka kurubaho uri kumva nta muntu ugena hazaza h'ibintu kuko nago tuba tubizi Imana ifasha uwifashije umunanye ifasha uwifasha none se uvuze ngo ngewe ndinde ngo ngewe niba dusabe byaramunaniye ngewe ndinde wo kubishobora oya narababwiye nago ari byo nifuza ariko binabayeho nta kintu ntari gishyashya cyaba kibaye koko yes nose cyaba kihe ririya wintenguha ejo ikiganiro twagiranye nakugiriye inama twaraganiriye nkugira inama tugira inama kandi arabyemera none ikintu cyambabaje gusumba n'ibindi ubwenge arabuzana twaba turi kumwe akigira injiji umva ibintu byanyu byose we kuri social media babatse yakaraje rwa Yaka ni none hari abantu nabonye barimo gushingira ku ijambo bavuze ngo wabwe Yaka ngo muzahangana ngo umunsi azazana umugore mu nzu ngo muzahangana abantu bavuze ati batuye umugore mu mwitege ati umugore agiye kujyana Yaka imagerage ibyo bintu niwe wabivuze cyangwa bari kukweditinga oya nanone nongere mbivuge umugore nzasanga ku buriri bwanjye yakazaba sumwe azaza hari umwe ugomba kujya muri gereza undi agapfa ubwo undi nyine simbizi ngo hagati yawe na Yaka harimo umwongozo mukajya ku buriri bwanjye ubuzi nshoboye gukora iki buri seka ari ubwa Yaka n'ubwawe oye nagize ngo nakubwiye ngo yazanaga umukobwa akambwira ngo nimbyuke cyangwa bajye mu cyumba cyo hejuru je nagize ngo bira bintu bavuze no kukweditingira warabivuze ngo hagati yawe na Yaka bisubiramo ibyo bintu hagati yanjye ngewe Yaka niwe bari kumwe umwe ashobora buretse ngumwe umwe ashobora kubura ubuzima umwe ashobora gupfa undi akajya muri gereza kuko ntabwo umbwira ngo nkusanze nawe urubatse sibyo ibi turabivuga mukabigira nk'aho ari ibintu byoroshye ni ibintu bisanzwe abashyitsi iyo bagusuye sibagusura ariko icyumba cyawe bakagikatira kure ntazongere gushyuka sibagikatira kure niba icyumba cy'umugore n'umugabo aba ari ibanga ry'urugo ibyo byo nawe ndabihamya uriya cy'umugore n'umugabo ntabwo ari ahantu umuntu wese avogera ariko ririya Yaka umushatsi umuzi abanyarwanda baramuzi uwo ko uraza kwihangana uvuga ngo hagati yawe na Yaka hazavamo mwapfe ngo ndajye muri gereza uguje kubaka cyangwa ngo yababwira nyiri inzu izi fera beto niba ari igiriyaje ziri mu madishya niba zikire kuko ni uzanyura usoma birahure ahumura igihe cyawe kizagera ntukagifunga tugana ku musoza uyu mugeni nta gahunda imurimo rwose nawe nta gahunda intwari igihe cyose ntacyo wamariye sagira ngo nkurongo ari njye kurongo none se arakumarira iki kandi warashije mu kazi biragaragaye bivuze ngo rero ngo marare asaririya buranga nkanoza wa nyine nzatubonye tuje tugwerekeje waje kurongora yagize ngo naba yishimye koko yishimishwa yishimishwa abanya ko turi inshuti ngo yagaragaje ko afite inshuti ye baba mana nyagasani we mbega inshuti banyarwandakazi baranyica arambwira ngo hari uwavuze ngo Amanda ngo Amanda ajya tubwenge nashatse kumaza ngo tujye duhurira indera harya Lilane umunyarwanda ati uwanze kumvira se na nyina yumviye ijeri nta kibazo ni umugani ndi kuvuga ibi bintu mvuze ntaho bihura n'ibyo twavuga nagira ngo mbibarize rata mwebwe nanjye ntago ndi marayika ubundi kubera iki Yaka ari we mvuga ngo niwe uzamanza kubera iki ngewe atari nge wakora ikosa ubundi ngewe ntago nakora ikosa se ase ubundi nawe wa mugani kubivuga gutyo nanjye nakoze
kagasore yajyanye n'agasore ku muryango akakanya se reka gasore Pacifique azasange kumwe Nagiye mureka kumutekereza. uyu mugore yatubwiye ngo niba ari ikintu nkunda ngo nkunda iminwa yanjye mbura reka sinashobora kumusoma kuko iminwa yanjye ndayubaha kurusha mu maguru ngo ntiyashobora gusomana yakase ngo nicyo kintu yubaha mpita mubwira ati wubaha iminwa kurusha mu maguru abantu bakurikiye amavideo ntabwo nasomanye na Yaka mwarasomanye nagiye muvuga niyo ndi nguru nibura ziriya ni thumbnail AI yabikoze oya ntabwo ari AI Mwasomaniye he? ariya ni amavideo nyamavideo agaragara gutya tumeze Mwasomaniye he? ukavuga ko iminwa utayimuha kandi uzi ko wayimuhaye uri gucanga oya nashatse kukubwira ngo Iyo ubinsanzemo rero, we yambwiye ngo batubwira ratari umuntu ubona ukabona arashaka gufata ibintu byose akabisesengura nk'aho abizi sibyo Yego. kandi nta kintu abiziho tugana ku musozo njyewe umugeni yandambiye uretse nanjye wandambiye Rata Lilane njye kwigwariza akabazo kanyuma tugana no ku musozo Yaka byarabigenze kuri yara nitotomba gerajya nkwibarize ese Yaka yarayariye cyangwa yaburaye ndi kukubaza nk'umunyarwanda bucya burarasi ndi kukubaza najya nkwibarize niba warayirongo urabyumva umva amajwi abaye menshi numva amajwi abaye menshi kandi turi weho niwe ubizi biraga najya nkwibariza Rata Lilane najya nkwibarize banabyubashye nk'umuntu mukuru ndagira ngo nkwibarize Yaka mwaraye muri we yaburetse ntamubaza mwaraye muriye urumva ibintu uvuze mwaraye muronze ibirayi mwaraye muronze ibirayi nicyo nashaka kuvuga bandi ubuca mu ijambo ntukance mu ijambo rata twibwirire abantu bamenye kuko ejo bundi wari burongorwe birapfa inzu ntiyatunganywa iri joro twaraye tubonye bigenze kuri ese bamanda nyuma yuko batashye uyu yahoze ari gusereza ngo nta gatenge ngo ntaki waraye wambuye nyine byagenze neza twihera amakuru n'abanyarwanda bamenye yuko byakunze byagenze bite tuguha umunota rwose wo kwitatura umukobwa wanjye Arongowe ngo uvuze ubabaye muranekerereza rero mwabantu mwe nuko tuba dukora kwihereye umunota hari inkuru mwabonye mukavuga yego rata hari inkuru mwabonye mukavuga rero nimugafata umutima w'umuntu ikintu kirimo ngo musa nkaho mukigwanya mutabakiye buriya yakashobora kuba twagiye nawe agahita agenda uramutekerereza wari uhari none se njye nyibwira isubirize njyewe byakunze byagenze neza yego mu gitondo se Yaka namuhamagaye nkamubura nubwo akaba ataragera hano kandi nari nzi ko wenda wagombye kubaho ubwo ari wowe uri mu rugo wenda waramye wenda umeze neza byagenze bituri mu gitondo yambwiye ati hari ahantu nshaka ko tujyana tugende rero ushobora kuba wamuhamagaye ariho twagiye mwajya hari hano mwajyanye ndagira ngo twibwire akajambo ka mu gitondo yakubwiye urumva umuntu warayarongoye mu gitondo ati sheri wanje meze bite yego we mu gitondo byagenze bite ijambo rya waramutse byagenze bite twibwirire byahangana atanasoza ikiganiro rwose abanyarwandakazi ijambo Lilane agiye kuvuga akantu ka mu gitondo yabonye nje nta kindi kintu ndarenzaho nyine agiye kubyuka yambwiye ngo ko hari ahantu nshaka ko tujyana ntago naniwe ntabwo abadakwiye ntabwo naniwe musheri wanjye ako waretse kandi kiwingo mba ngubonamo akantu k'ishyari rata yakubwiye ngo ko hari ahantu nshaka ko tujya mu gitondo kari ahantu nshaka ko tujyana ntago naniwe ndamubwira ati kanze njye muri dushe nze tugenda yego hanyuma muragenda munagerayo binagenda neza muragaruka birakunda nanze mujye kumbaza ngo byari ibiki akantu ka waramutse se yaragiye kurase ko yaguteye inda mwe mujye kwipimisha nta kantu ka waramutse ese wamugana yiwe cya kiganiro twakoze ukuntu byagenze abantu bavuze ngo n'ubundi uratwite mu kiganiro cyo twaraye dukoze urimo kuvuga ngo yakaguteye inda wibuka ukuntu yabivuze akavuga ati njyewe Lilane ibintu by'umwana nta bihari nta gahunda y'umwana dufite ukavuga uti ko twahuye uramutse baye waranteye inda byagenda bite abantu bavuze ngo n'ubundi uratwite ngiyo ndugije kuyegeka kuri Yaka kandi turabizi ko Yaka 25 itariki 25 z'ukwa munani bazategereza iyo nda rero izavuke undi hari ibintu umuntu akubwira none se oya nagaru kwishongora umuntu mimba gufata ukamutwitisha akakubwira kadatwite twirirwana hano mu kazi nitagije kuri kamera mu nyamakuru arakubajije ngo bya bindi wavuze uvuga ngo nk'ubu ko naryamanye na Yakaho ibaze yaranteye mbwira ikosa umunyamakuru akoze nyine nanjye ndakubwiye ngo mimba wifata ibintu arabisobanuye ntago nwite ndongeye mbisubiyemo ntago nwite sibyo ariko buri gihe
sibyo byicara bigaruka wewe utwitisha umuntu urinde ko oya gutwita namahirwe n'umugeni yego namahirwe rero nagishizeho umuke ndavuga ngo nago nwite turirigwana nawe sibyo ko wigubimbaza ushaka inkuru urabizi ko natwite uri kumva indubizi kutwite oya hari ibimenyetso by'umugore indubizi ko datwite hari ibimenyetso by'umugore kareka abantu ntibagira ibimenyetso bimwe abagore se bose bagira ibimenyetso bimwe kutwite wagira ngo ujye wirwa unsinzira umenye kutwite kandi tsinzireho gatoya ubu tsinzireho gatoya mwakaba ubutsinzira cyangwa ngaciye mwahita mubona inkuru ateye dore twarabivuze do none aratwite byanyamo ariko nubundi yakayifuza umwana reka nkubwire nubundi yakayifuza umwana agize imana ese yanabivuze ku mugoroba ati ngize imana abantu birirwa bansereza ko nabyara ngize imana ukambyarira ahubwo na serebura uzi ikintu ndeba biri kukubabaza ubwo wabo ntago twite ukabihakana nka ari ikibazo cyangwa byaba ari ikibazo ikintu ndimo kwifuza kuno kwezi kwa munani kurangire wenda nzatwite nyuma yaho kuko mimba mwiga mwifuza ko ntwite ibyo ari byo byose nta ukwifuza nta uzaguhekera nta uzaguhindura bihereye mu kwakenda ngatwitira icyo gihe bazavuga ko nibura nagiye irimo cyangwa simbizi kuko kano kanya bibaye byarabaye umuntu wese yavuga ngo wo nundi wagiye utwite uyimushiraho bimera gutya bimera gutya uyu ni umubyiwa yifitiye n'ikaforamye nkanjye ibi bicece byanjye nabuze aho mbibaje urashaka kwibagisha se ngaho taye yanjye sibanganya ibibazo byanjye yego ubu hagize n'umuntu usereza kuri taye yanjye yego nahita ntumiza ifi nka ako mana reka nshimira abakunzi ba Arimba TV mwe mwamaze kwinjira mu muryango mugari wa Arimba TV turabakunda cyane muri abagaciro nari kumwe n'aba bagore beza baritse ibiki bya bintu wambwiye nibyo kwaje kwapura akoreba nkure ya muntu hajya ni DJ wa hano hazira nkweto wajyo ni kiri dijombye mu gitondo wajya wambaye inkweto zigufi wewe bavumba n'umurava uyizana hano kuri kamera unyereke ariko wajya ureba ibikureba reba ukuguru kurimo n'inkweto pe nose inkweto yambara aho kuguru kwambara inkweto kirambuye none se uragira ngo agira ati tuvuge ko inkweto yambaye ukuguru kagenda kakurura inkweto wapi inkweto ni kwambaye uzi ko wagira ngo akuramo ukuguru n'injoro kararamo barashaka kwite bamubwira ngo nibavumbana umurava wakumva iki umva ikibazo irankweto akuramo ikirenge n'injoro agahita yiryamye uriya muntu buriya ntabwo ajya yoga n'injoro buriya ari butayaryamira ni nka mugore utoga amagambo yanyu ntago atuma dusoza reka shimira abakunzi bari ariko se uvuze biranzi ko yasezeye ngewe nari ndimo gusezera muraje muramvangiye mwakoze kubana natwe turabakunda cyane